First, you swallow these two things in the morning. Mbere na mbere mu gitondo umira ibi bintu bibiri. These two things can do a miracle to your life. Ibi bintu bibiri bishobora gukora igitangaza mu buzima bwawe. It's a great cleanser and also it takes away cellular inflammation. Ni isuku nziza y'umubiri kandi binakuraho ububyimbirwe, cellular inflammation. If you reverse this, you will see your day will easily last for 20 hours a day, very effortlessly. Niba ubihinduye uzabona ko umunsi wawe ushobora kumara amasaha 20 mu buryo bworoshye cyane nta kuremererwa. Very happy to start my day to enjoy this breakfast with you, which looks very intriguing. Nishimiye gutangira umunsi wanjye, nishimiye gusangira ifunguro hamwe nawe kandi risa n'iri cyane. Ese ni gutangira umunsi wawe? Yego, ikintu cy'ingenzi cyane iyo turya ni ukumenya ko ibiryo ari byo byubaka umubiri wacu ku ruhande rumwe, ku rundi ruhande nibyo bikomeza imbaraga fuel zo gukora ibikorwa by'umunsi. Iyo mvuze imbaraga fuel, hari n'ibindi bituruka ku mazi, umwuka n'izuba. Bityo uburyo bwose bwo kurya bugomba kuringanizwa neza. Niba mu buzima bwawe urya ibiryo bimwe na bimwe, 70% by'imbaraga zawe ziva mu biryo urya. Ibi bivuze ko uzasinzira amasaha 6 kugeza ku 8 ku munsi, sibyo? Ibi bivuze ko igihe cyawe cyo kuruhuka kingana na 1/3 cy'ubuzima bwawe. 1/3 cy'ubuzima bwawe kirangira utazi n'icyabaye. Energy requirement is coming from the food that you eat. Nkunda kugaruka ku mabanga y'ubuzima ariko nkibanda cyane ku bantu babikozeho ubushakashatsi bwuzuye. Bene aba nabagira neza kuko baduharuriye inzira twanyuramo tukagira ubuzima bwiza cyane. Aya niyo mabanga tudahwema kubamenera hano kuri Jeanne Paul Official, umuyoboro bagezaho ibiganiro byibanda ku buzima gusa, aho mukunze kuba muri kumwe nanjye Nzayisenga Jeanne Paul, enseignant et naturopathe, mwarimu na diwani wa afya, ndi umurezi n'umujyanama w'ubuzima. Ihutire gukanda subscribe n'inzogera utazongera gucikwa n'ibi biganiro utapfa gusanga ahandi. Niba uhinduye uburyo urya kandi hari n'uruhare rwa yoga mu mibereho, ushobora kugabanya ingano y'ibiryo ukeneye cyane. Ntugomba kwibabaza, ariko nyuma yo guhindura uzabona ko n'ingano y'ibiryo urya igabanuka, ndetse n'ubushobozi bwo gukura imbaraga mu zuba, mu mwuka no mu mazi burazamuka. Ubu nk'uko navuze, ku bantu benshi 70% by'imbaraga biva mu biryo. Niba ubihinduye 30 kugeza kuri 40% by'imbaraga nibyo bizava mu biryo, ibisigaye bituruke mu zuba, umwuka n'amazi. Hanyuma uzabona ko umunsi wawe ushobora kumara amasaha 20 mu buryo bworoshye cyane utaremerewe, kandi uzabaho ubuzima bwuzuye. Abantu benshi batekereza kurama imyaka myinshi, ariko ntibabona ko ari byiza no gutekereza kuramba mu masaha menshi ku munsi. Yego ni ukuri. Ifunguro rya mu gitondo, ese ni ibi byose cyangwa hari ibindi? Ubusanzwe hazaho imbuto ya pomme grenette cyangwa amakomamanga. Niba ngiye gukora imirimo myinshi nko gukina golf no kugenda ibirometero 7 ntatwaye igare, hanyuma nshobora kongeraho carbohydrate nka idri cyangwa umukati cyangwa ibindi biribwa nk'ingano, umuceri cyangwa uburo, millet. Ibi bifasha umubiri kubona imbaraga zihagije zo gukora ibikorwa by'umubiri. Ariko niba ngiye gukora imirimo isaba imbaraga z'ubwonko cyane, nkicara cyane ntagenda, icyo nicyo cyonyine mfata. Kandi nshobora kunywa ikinyobwa cyoroshye cy'ifu y'ibinyampeke, millet porridge, ni ukuvuga nk'igikoma, gishobora kunyobwa nk'ikawa. Reka nsobanure ibi bintu bibiri by'umuhondo n'icyatsi. Kimwe ni akabumbe gakozwe mu mbuto za nimu ziseye, neem leaf ball. Ikindi ni akabumbe ka turmeric ihingwa mu butaka bukungahaye kandi busanzwe. Ibi bintu bibiri bishobora gukora igitangaza mu buzima bwawe. Ubwa mbere, ubimira mu gitondo igifu kirimo ubusa, utegereza iminota 10 kugeza kuri 15 kugira ngo bikwirakwire mu mubiri. Ibi bigabanya ububyimbirwe mu gifu kandi bigasohora bagiteri zidakenewe zishobora kuba zihari. Niba hari parazite nazo zikurwaho, binatuma urushaho kumererwa neza no kurabagirana ku ruhu cyangwa urumuri ku mubiri. Mbese muri make usa neza. Ntumbaze impamvu ntagaragara ko ndimo kumurika.
ubusanzwe ubifata nta kintu urarya mu gitondo hamwe n'amazi make atari menshi, bifatwa ari byiza ku bushyuhe busanzwe room temperature. Mu rugo ushobora no gukoresha amazi ashyushye gake tepid water, atari amazi ashyushye cyane. Ufata igice cya nimu n'icya turmeric cyangwa ushobora no gufata byose bine. Nimu ikunze kuryana cyane ariko uyimira nk'umuti nk'utunini, tuyivangamo amazi menshi cyane. Hari n'imbuto zumye sprouted meti, imbuto za finagric zashibutse, zigomba guhekenwa neza zigahinduka paste mu kanwa, hanyuma ukazimira. Urushyi ruringaniye rw'ubunyobwa bwanyujwe mu mazi cyangwa se bwamejejwe, bwinitswe mu mazi amasaha 6 kugeza ku 8. Ibi ni proteine nziza cyane kandi bifite enzyme nyinshi z'ingirakamaro. Nigeze kubaho amezi menshi nd'ubunyobwa n'igitoki kimwe gusa ku munsi, kandi byamfashaga kubona intungamubiri zose nari nkeneye. Ubunyobwa bw'amande rimwe na rimwe busanzwe ku ngendo zo mu mahanga nibwo naryaga walnut cyangwa se noisette, imbuto zisa n'utubuto tw'ubwonko. Sprouted green gram, imbuto z'icyatsi zimejeje, nazo zigira proteine nyinshi cyane. Ubu bwoko bwose bw'ubunyobwa ni ingenzi ku bwonko. Ni ngombwa ko amande ashyirwa mu mazi cyangwa se yinikwa mu mazi kandi akavanwaho igishishwa, kuko imbuto zifite uburyo bwo kwirinda udukoko. Iyo zishyizwe mu mazi zitekereza ko zigiye guterwa zigakura, icyo gihe zikuraho ibintu bimwe na bimwe bishobora kuba bidafite akamaro ku mubiri, bishobora kuba bifite ingaruka mbi iyo birengeje urugero, bityo ugasanga imbuto zisukuye neza kurushaho. Kandi warya ubunyobwa muri ubu buryo ukarushaho kugira ubuzima bwiza wishimiye. Hari ibiryo bizima umuntu muzima agomba kwirinda: ibirayi bikaranze mu ifu courbature, ifunguro rigizwe n'ibishyimbo bitetse mu isosi y'ibirungo col, hamwe n'umugati ukaranze mu mavuta menshi bature, sabudana, ifu ikomoka ku mizi y'imyumbati tapioca, ikoreshwa mu biryo n'utwo kurya two mu rwego rwo kwiyiriza ubusa cyangwa ifunguro ryoroshye, butter chicken, inkoko itetswe mu isosi irimo inyanya, amavuta n'ibirungo by'umwimerere byo mu Buhindi, igatanga uburyohe burimo cream n'amavuta. Muri make ibyo kurya byose bikorerwa mu nganda ntabwo byemewe, ibikomoka ku nyamaswa byose ntabwo byemewe. Umuntu ushaka ubuzima bwiza akwiriye kubyirinda kugira ngo agire ubuzima bwiza. Kurya 2 ku munsi, ukirinda kurya nijoro, ukirinda kurya ibyo byo kurya byose ndetse n'ibinyobwa by'amaji biza bipfunyitse mu macupa. Mbese nyine ibintu byose bikorerwa mu nganda, ukirinda ibyo kurya byose bikomoka mu nganda, ukirinda ibyo kurya bikomoka ku nyamaswa nk'amagi, amata, inyama ndetse n'ubundi bwoko bwose, ukibanda ku bimera gusa byo mu butaka. Ibyo kurya by'imbuto n'imboga bikaba byinshi, hagakurikiraho ibinyampeke, hagakurikiraho ibinyabijumba, ariko ukabigabanya cyane. Uriye gutya waba uriye neza kandi wagira ubuzima bwiza. Abahanga bavuga yuko kurya buri kanya, kurya ukarenza urugero, kurya ibyo kurya bibi, kubana n'abantu nabi ndetse no kurya nijoro ugahita uryama niyo ntandaro y'indwara zose ziri ku isi. Umuhanga w'ubuzima akora ibishoboka byose akabyirinda, ahubwo akarya neza kuri gahunda, kandi ibyo ariye byose akaba yizeye ko ari bizima. Bene uyu muntu agira ubuzima bwiza, atekereza neza, yiga byinshi kandi akabifata mu mutwe, agira amasomo y'ubuzima yamubashisha kubaho neza ndetse no guhabwa icyubahiro aho agiye hose, kuko buri kintu cyose yaba agifiteho ubumenyi. Muri make gushaka ubwenge, ubuhanga, kujijuka ndetse no kugira inararibonye nziza mu buzima bisaba ko umuntu yigengesera ku byo ashyira mu nda n'igihe yabishyirira mu nda, kugira ngo ubwonko bwe bukomeze gukora neza. Ababikora batya bose bagira ubuzima bwiza, batekereza neza, bibwira ibyiza, ntabwo bapfa kurwara, iteka ryose bahora ari bazima kandi bagahorana ubuzima bwiza uko bukeye n'uko bwije. Noneho niba ushaka kugira ubuzima bwiza ukwiriye kwirinda kurya nijoro uko byagenda kose. Kurya nijoro cyane cyane ibiryo birimo isukari nyinshi n'amavuta menshi bishobora kongera ibyago byo kurwara diyabete yo mu bwoko bwa 2 n'izindi ndwara nyinshi, kubera ko umubiri uba uri mu gihe cyo kuruhuka, bityo ugakoresha buhoro isukari, glucose n'imbaraga. Iyo kurya nijoro bibaye akamenyero bishobora gutuma ibiro byiyongera, bigatuma umubiri utakaza ubushobozi bwo gukoresha insuline neza, ari nayo ntandaro ya diyabete y'ubwoko bwa 2. Ariko kurya si byo bitera gusa iyi
indwara ya diyabete, ahubwo ni uguhuriza hamwe imirire mibi, kudakora imyitozo ngororamubiri n'uburemere bukabije bw'umubiri. Ni byiza rero kugabanya kurya nijoro cyane cyane, ugahitamo ifunguro ryoroheje n'igihe cyo kurya hakiri kare. Muri make uriye mu gitondo kongera kurya ku gicamunsi, waba uteye intambwe nziza zo kongera ubuhanga, ubwenge, kujijuka, ubuzima buzira umuze, ubutaraga bw'umubiri, gusa neza k'uruhu ndetse no guhirwa mu byo ukora byose. Kugira ngo ubishobore bigusaba kurya mu gitondo no ku manywa gusa, ibya nijoro ukabifata nk'umwanzi aduyi watuma uzambya ibyo ukora byose. Sabudana. Butter chicken. Thank you. Murakoze cyane. Thank you very much. Thank you. Murakoze cyane. Mbaye mbasezeyeho naho ubutaha.